uko ushobora kwigira umushinga. Amakuru akenerwa ngo ukore umushinga. Mbere yo gutangiza bizinesi ukenera kwiga umushinga kugira ngo umenye neza ko utazahomba. Iyo wize neza umushinga ugufasha gukora bizinesi neza. Inyandiko y'umushinga twayigereranya n'ikarita iyobora abari mu irushanwa ryo gutwara imodoka. Iyo bakoresheje ikarita neza ibarinda impanuka, ikabafasha kugerayo amahoro bakarangiza irushanwa. Ushobora gushaka umukosirita cyangwa ukaba wakwikora umushinga ku giti cyawe ugendeye ku makuru tugiye kuguha muri iyi video twaguteguriye uyu munsi. Tugiye kukugezaho urutonde rw'amakuru akenewe kugira ngo ubashe kwiga umushinga. Icyambere, uribaza uti ni akahe karere kazakorerwamo umushinga wawe? Niba ugiye gutangiza umushinga, icyo ni ikibazo cya mbere wibaza, ukamenya ahantu uzashyira bizinesi yawe. Ikibazo cya kabiri, mu bakiriya bawe ni bande bagura igicuruzwa cyawe bagamije kugikoresha? Icya gatatu, abo baguzi wabashyira mu ruhe rwego ukurikije umutungo wabo? Icya kane, urateganya kugurisha igicuruzwa cyawe mu kuranguza? Urateganya kugurisha igicuruzwa cyawe ku muntu udandaza? Ni ibihe bintu byihariye abakiriya bakunda? Hagurwa ibingana iki mu kwezi, mu mwaka? Umubare w'ibikenewe ni uwuhe? Ibara, icyanga, urufatizo, ubwiza bw'ifatizo, imipfunyikire. Ibyo ni ibibazo ugomba kwibaza mu gihe urimo uriga umushinga. Tugeze ku cya gatanu. Ku isoko hamaze kugira abakeba bangahe? Ikibazo cya gatandatu, abakeba ku isoko bafite umusaruro ungana iki? Ikibazo cya karindwi, abakeba ku isoko bafata izihe ngamba mu kumenyekanisha ibicuruzwa byabo? Ikibazo cya munani wibaza mu gihe ushaka gutangiza umushinga cyangwa uri gushaka amakuru yo gukoresha mu mushinga, ni ibihe biranga ibicuruzwa by'abo mupiganwa? Icya cyenda, ibicuruzwa byabo mupiganwa biteye bite? Birahendutse se? Biri hasi se cyane? Biraciriritse? Ikibazo cya cumi, haba hari ihindagurika rijyanye n'igihe ku biciro? Ikibazo cya cumi na rimwe, ni ibihe bikoresho ukeneye? Ikibazo cya cumi na kabiri, ushobora kubigura hehe? Ikibazo cya cumi na gatatu, ibikoresho bigura bite? Ikibazo cya cumi na kane, niba ugomba kuvana bimwe mu bikoresho byo hanze, haba hari amategeko yihariye yo kubitumiza? Ese uzakenera uruhushya rwo kubitumiza hanze? Warukura he? Byatwaye igihe kingana iki? Bisaba amafaranga angahe? Ugomba gutanga umusoro se? Icyo ni ikibazo cya cumi na kane ugomba kwibaza mu gihe urimo uriga umushinga kugira ngo utangire bizinesi. Ikibazo cya cumi na gatanu, ni ibihe bikoresho ukeneye? Ikibazo cya cumi na gatandatu, wabigura hehe? Buri kimwe mu bikoreshwa ubigura kuri angahe? Ushobora kugabanyirizwa ibiciro hakurikijwe se umubare w'ibyo waguze? Ikibazo cya cumi n'icyenda, haba hari impungenge y'uko wabura ibikoreshwa? Ikibazo cya makumyabiri, niba zihari icyo gihe wabyifatamo ute? Ikibazo cya makumyabiri na rimwe, ukenera uburyo bwo gutwara ibikoreshwa? Ukenera gushyira ibicuruzwa byawe abaguzi, abaranguza cyangwa abadandaza? Makumyabiri na kabiri, niba ari byo se ni ubuhe buryo buhari bwagufasha gutwara ibyo bintu? Makumyabiri na gatatu,
Ni ikihe kiguzi nyakamwe cyo gutwara ibicuruzwa? 24. Niba ukeneye izindi mbaraga, ni ibiki bisabwa? Hari abakozi bahagije? Ikiguzi cy'umukozi giteye gite? Umushahara n'ibindi byo mu rwego rw'ubwiteganyirize bw'abakozi n'ibindi. Aho wabana amakuru rero mu bijyanye no kwiga umushinga mu gihe ushaka gutangiza bizinesi. Ushobora kwegera abaranguzi, abadandaza n'abaguzi b'ibicuruzwa uzakora, cyangwa abatanga serivisi wahisemo. Aha kabiri, ibigo bya ba rwiyemezamirimo basanzwe bakora imirimo nk'iyo uteganya gukora. Ahandi bashaka amakuru. Cya gatatu, abakora cyangwa bacuruza ibikoreshwa n'ibipfunyikishwa n'ibindi uzakenera. Icya kane, mu hantu hakora amakuru y'ibyo mu kugira ngo utangize bizinesi, hari ibigo byunganira abikorera ku giti cyabo, urugero nka RDB, PSF, Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, Minicom n'ahandi. Ahandi ha gatanu ushobora gukura amakuru, inzobere mu rwego rwa tekiniki, ikoranabuhanga, ubwubatsi. Ahandi ha gatandatu ushobora gukura amakuru ni kuri interineti. Ushobora no gukura amakuru ku binyamakuru, igazeti ya leta. Murakoze, tuzishimira gukomeza kubagezaho uko mwakwikorera umushinga ku giti cyanyu, ndetse tuzajyana n'imishinga imwe n'imwe tubatambukiriza hano kuri channel yacu ya Niyonzima Emile Official. Mwakoze cyane kuba wadukurikiranye, ni iby'agaciro. Kanda subscribe nimba ari inshuro ya mbere ugeze kuri channel. Urabona hari inzogero uhakande kugira ngo ujye ubona notification y'ibiganiro bishyashya twakuzaniye. Duhe comment, kanda like. Ushobora ndetse no gusharinga iyi video ku nshuti zawe cyangwa n'izindi video zishishikaje twagiye tubagezaho, ndetse nawe ushobora kureba zimwe muri zo niba ari bwo bwa mbere uhageze. Bye, mwari kumwe na Emile Niyonzima, nawe ubutaha.